Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana. Karirima rero nakubwiye ko hashize imyaka 12 ngeze hano mu gihugu cy'Ububirigi, mvuye iwacu mu gihugu cyambyaye, mu gihugu Imana yatumye mvukiramo cy'u Rwanda. Hari ibintu byinshi nanyuzemo, harimo kubura ababyeyi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Umukuru w'igihugu cyacu yadutoje kwihesha agaciro, akaba ari ikintu nubaha kandi nkunda cyane, kandi nifuza no gutoza abo nanjye nabyaye. Ntabwo ko ndumva mufite abana batatu n'umugabo ndubatse, no kuvuga ngo nshaka gutoza abana banjye kwihesha agaciro mu byo bakora byose, bagahesha n'igihugu bakomokamo agaciro ndetse n'icyo barimo. Ni muri urwo rwego rero natekereje gukora iki gikorwa cyo kumva ko ibyambayeho bitagomba kumperana, ntagomba kumva ko ababyeyi banjye barishwe, ubuzima bwarahagaze, mperanwe n'icyo kintu, ahubwo ko ngomba kugera aho ngera, nkagira noneho nkabasha no guha abana banjye urwo rugero rwo kwihesha agaciro, n'ejo cyangwa ejo bundi bakazahesha agaciro igihugu cyabo, icyo bakomokamo n'icyo barimo uyu munsi. Ingabire Rutagengwa Olivia, ndagushuhuje nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro tugiye kugirana cyerekeranye n'ibikorwa byawe ukorera hano mu Bubiligi, birimo guteza imbere iby'iwanyu i Rwanda, iby'iwacu i Rwanda. Ibyo bikorwa bikaba bijyanye n'imideri n'imyambaro ikorerwa cyangwa se mbese idoderwa iwacu, ariko ukaba ushaka kwishyira ku isoko mpuzamahanga. Nagira ngo rero utubwire icyo gikorwa, uko ugiye gufungura vitrine cyangwa exposition cyangwa se mu Kinyarwanda imurika gurisha rihoraho hano mu murwa mukuru w'Uburayi w'Ububiligi, Bruxelles. Umwanya ni wawe rero Ingabire. Murakoze Karirima, ndabashimiye buryo kimwanyakiriye, mwantumiye hano kugira ngo tunze tuganire ku bijyanye n'ibikorerwa mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Nitwa Rutagengwa Ingabire Olive, ndi umunyarwandakazi, ndubatse, mfite abana batatu n'umugabo, twese turi abanyarwanda, dutuye ahangaha mu Bubiligi hashize imyaka 12. Ndi umukobwa kuva ndi umwangavu, niko navuga, nkunda cyane ibijyanye n'imyambarire. Nibyo nabyiyentereshejeho kuva ndi umwana, ndabikunda kuva nkiri mu gihugu mu Rwanda kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu nafashe igihe cyo kwicara mbitekerezaho, ndareba nkora ubushakashatsi, noneho nza no kugirirwa umugisha wo kugira umukuru w'igihugu Paul Kagame, perezida wacu dukunda, niwe cyitegererezo cyanjye. Yaje kuduha ide ya Made in Rwanda, kwihesha agaciro, tukihangira imirimo, tukihangira imirimo mu buryo bwose, nta limite, kuko aratubwira ati tekereza kurenza ibyo, tekereza kure. Noneho ni muri urwo rwego nanjye rero nicaye ndavuga niki ko nkunda imyambarire, nkunda iby'iwacu, nkunda umuco w'iwacu, kuko wanyigishije byinshi. Ndavuga niki nakora kugira ngo mbashe kwihesha agaciro muri community ndimo, muri imyaka yose maze ndi hano, epi nkahesha agaciro n'igihugu cyanjye muri aba bantu mbana nabo. Nsanga kugira ngo mbigereho hari ibintu byinshi cyane bikorerwa iwacu, hari byinshi cyane tumaze kugeraho. Nigeze no kujya mu Rwanda, aricyo kinjyanye kugira ngo n'observe gusa ndebe niki kintu, niki kwiga umushinga, niki kintu ngewe ubwanjye nakicara nkavuga nk'umunyarwanda mu kwihesha agaciro no guhesha igihugu cyanjye agaciro, niki nakora cyatuma gifasha meme na generation iri miraza, urubyiruko rw'ejo hazaza ruzicara rukavuga uti turi fieri y'uyu muntu. Nsanga hari ibintu byinshi cyane bikorerwa iwacu dushobora guhesha agaciro, dushobora kuvanaho biri tukabigeza ahandi.
harimo kugeza uno munota nitaga cyane ku bijyanye n'imyambarire. Natangiye ari utuntu dutoya mvuga nti reka nzane ibintu bikeya ndebe abazabyitabira ni bande bazabikunda nk'uko mbikunda, ni bande bazabiha agaciro nk'ako nanjye mbiha. Nzana imyenda bwa mbere nyijyana mu ma exposition, nagiye njya mu ma exposition menshi, nagiye za Lille, nagiye Paris, za Luxembourg, ahangaha mu Bubiligi mu African market. Abantu bose ikintu bitabiraga cyane no kureba ko ka etiquette kanditse ku mwenda nambaye made in Rwanda, n'uyu nguyu nambaye byanditseho. Le fait que handitseho made in Rwanda, ça me donne, pour moi je suis fière, ndi fière yo kuba handitseho made in Rwanda byakorewe iwacu, kuko abatayira ahangaha turabafite barahari. Nshobora kujyana iki gitenge bakakidoda nkabwa ni mwandikeho made in Rwanda, mais ça ne veut pas dire ko ari made in Rwanda. Ngewe icyo nshaka guha agaciro ni cyakorewe ku butaka bw'iwacu, n'intoki z'iwacu n'abanyarwanda b'iwacu babikoze muri energy, mu mbaraga bafite, mu bushobozi bafite. Noneho ibyo ngibyo nkabifata nkabiza bagatanga n'akazi, bagaha abandi akazi. Donc abantu ntitugire limite ngo iki ngiki nicyo cyonyine nshoboye, ubwo ngubwo n'ibyo ngibyo birarangiye. Hoya, ahubwo hari ahandi ushobora kugera bitewe n'ubushake no gushaka kwihesha agaciro. Muri icyo kintu rero umukuru w'igihugu yadutoje Paul Kagame, naravuze nti no, nanjye ngiye gukora comme lui, ngiye gushaka buryo ki nanjye nagira petit akantu gato cyane nanjye nagira na participa mu gihugu cy'iwacu. Nuko natangiye nyine nkajya nzana duke, nkabona abantu barabikunze, abafaransa bakabikunda, abakanadiye bakabikunda. Nk'abantu baje muri Canada, hari nk'ama African market twajyagamo, abantu bakaza bavuye hirya no hino, baje mu mavakanse bavuye muri Etats-Unis, bakaza wow, bivuye mu gihugu cy'iwanyu ni cyane, bakabigura juste kubera ko bivuye mu gihugu cy'iwacu. Rero ni muri urwo rwego nashatse ahantu ho gukorera, noneho kugira ngo mbiheshe agaciro au niveau international, ntibigume muri ngewe gusa utwo dutoya nzana tutanazwi, nta muntu uzi. Ndavuga no ifo ko abanyarwanda bose bamenya ko twihesha agaciro, aho turi hose twihesha agaciro, aho turi hose duhesha agaciro igihugu cyacu. Isi yose imenye ko igihugu cyacu hari aho cyavuye, hari naho kirimo kijya. Ni muri urwo rwego nashatse vitrine ni ahantu muri ibikoresho bivuye mu Rwanda mbimurika bihahoraho. Ni ahantu donc birahahora, made in, uko bije ndabyeexposa nkabishyiramo, donc ni made in Rwanda. Nimurika rihoraho iminsi yose 24 heures sur 24 heures. Nimurika gurisha. Umuntu ashobora kugura, urafata ubundi mpaba buri mercredi, buri kuwa gatatu mba mpari guhera saa 4 kugera saa 12. Noneho n'indi minsi ariko hariho nimero de telefone, urashobora guhamagara tugahana rendez-vous, nkaza ukaguha icyo wifuza. Ibyo ngibyo bihoraho, ni made in Rwanda, ni ibintu byakorewe iwacu, bibaho ngaho iminsi yose. Nkaba nifuza noneho aho hantu hamurika ibyo bintu, ndashaka noneho kuhamenyekanisha, kuhofficialize, kuhamurikira abanyarwanda bose, kuhamurikira ababiligi bose, inshuti zose, buri wese, inshuti z'u Rwanda cyane buri wese aratumiwe. Ni ku itariki 16 z'ukwa 12 uyu mwaka, ku cyumweru ejo bundi, guhera saa 9 kugera saa 12. Mwese muratumiwe, muze dushyigikira igihugu, dushyigikira ibikorerwa mu gihugu cyacu, twihesha agaciro, duheshe n'igihugu cyacu agaciro. Adresse ni Rue Marie Popelin, numéro 28 12010 Bruxelles. Ni karibu abanyarwanda batuye hano mu Bubiligi, abatuye mu nkengero z'Ububiligi, inshuti z'u Rwanda, muzaze twifatanye, tuzasangira ikirahure cyo kugira ngo tuhafungure ku mugaragaro, dusangire. Hazaba hari n'ibyo kugura, abazibifuza kugura mwagura, hazaba hari byose bivuye mu Rwanda. Nk'uyu mwambaro mfite ahangaha ni ikintu umuntu yambara yifubika mu ijosi, cyangwa memo hakonje nk'uko wagiye muri soirée ukagishyira hejuru y'ikanzu gutya, kwifubika. Uba wikwije kandi uba wifubitse. Ibi ngibi rero bikorerwa iwacu. Ibi ngibi rero nibyo nshaka guha agaciro
uru ni urugero ibi nibyo nshaka guha agaciro nibyo nshaka ko byibura apana njyewe njyenyine le monde entier bamenya ko hari ibikorwa de valeur bikorerwa iwacu. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe, Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe, Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe, Gisenyi itajengwa